abakire bafite amabanga menshi bakoresha kugira ku bukire bwabo. Abakire benshi bakoresha amabanga atandukanye kugira ngo bagere ku bukire kandi babugumane. Dore amwe mu mabanga akomeye bakoresha hamwe n'imwe mu mitekerereze philosophers bakoresha kugira ngo bagere ku bukire. Ibanga rya mbere bakoresha ni ugukoresha imbaraga z'ubufatanye, networking. Ubukire bwawe ni impuzantego y'abantu batanu mugirana ubucuti bwawe hafi. Ibyo byavuzwe na Jim Rohn. Ni ukuvuga ngo ufasha abantu batanu mugendana byerekana niba uzaba uri umukire cyangwa se uzaba uri umukene. Warren Buffett na Bill Gates bakorana bya hafi kugira ngo bagire ingaruka nziza mu bukungu no mu iterambere. Ni ukuvuga ngo niba abakire ba mbere ku isi bafata umwanzuro bagakorana kandi bagakomeza bagakorana, ni uko babona ko harimo umusaruro mu mikoranire yabo. Inama ya kabiri, abakire benshi bashora imari aho inyungu ari nini. Ntugahanga amaso aho amafaranga ari, ahubwo hanga amaso aho amafaranga yawe azajya. Amafaranga yawe nubwo yajya ahantu hagiye hatandukanye, uzacunge neza ko ahantu yagiye kujya hazaguha inyungu ifatika. Ngiryo ibanga rindi bakire bakoresha. Urugero, Elon Musk yashoye imari muri Tesla no muri SpaceX mbere y'uko isi ibona ko izo sosiyete zitazagira akamaro kanini. Isi yabonaga ko izi sosiyete za Elon Musk, SpaceX ndetse na Tesla zizaba ari sosiyete zidakomeye cyane, ariko Elon Musk we yateye imbere afata ingamba zo kuba yashinga ibi bigo kuko yabonaga ko azakoramo inyungu nyinshi. Gushora imari rero mu nyungu zifatika zizaguha inyungu nini ni kimwe mu bintu bishobora gutuma nawe ugera ku ntsinzi y'ubukire. Ikintu cya gatatu abakire bakoresha ni ukwihangana no kudacika intege. Intsinzi ni ukwigerageza inshuro nyinshi udacitse intege. Ibi byavuzwe na Thomas Edison. Jack Ma yirukanywe mu kazi kenshi ndetse yangirwa kujya muri Harvard University inshuro zigera ku 10, ariko nyuma aza gushinga Alibaba, sosiyete ikomeye ku isi. Bivuze ko guhozaho kudacika intege byatumye Jack Ma ashinga Alibaba, dore yuko bari baramwangiye kwiga muri University Harvard inshuro zigera ku 10. Ikintu cya kane ni ukugira imyitwarire na gahunda, ari byo twita discipline. Ubukire si ibyago, ni igisubizo cy'imyitwarire myiza ihamye. Tony Robbins yavuze ibi ngibi, harababwira ati ubukire si ibyago, ahubwo ubukire ni igisubizo cy'imyitwarire ihamye. Urugero, Mark Zuckerberg afite umuco wo kugira gahunda ihamye, akora ibintu bike ariko agashimangira iterambere ryaryo. Ikintu cya gatanu ni ukugira uburambe no kwigira ku bintu bishya. Niba udatekereza ejo hazaza, uzasanga uzayoborwa n'ababitekereje. Ibi byavuzwe na Steve Jobs, ni umukire wakoze muri Apple. Yavuze ko niba udatekereje ejo hazaza, uzisanga uyoborwa n'abahatekereje. Ibindi bintu bigiye bitandukanye abakire bashobora gukora bigatuma batera imbere, ni ukuvuga ngo abakire bakoresha umwanya wabo neza. Igihombo gikomeye si amafaranga, ni ikitabyajwe umusaruro. Ni ukuvuga ngo igihe kitabyajwe umusaruro nicyo gihombo gikomeye, ahubwo ntabwo ari amafaranga. Abakire bamenya gucunga umwanya wabo, bagakora ibintu bifite agaciro. Urugero, Mark Zuckerberg afite gahunda ikomeye. Nka Mark Zuckerberg nta mwanya bafite wo gutakaza igihe mu bintu bidafite akamaro. Gukorana n'abantu bazima ni intego ya gatandatu abakire bakoresha, hari ibyo twita networking. Ubukire bwawe bushingiye ku bantu uzi n'uburyo mubanye n'uburyo mwubaka umubano. Abakire bakorana n'abantu bafite imbaraga mu bukungu, bakungurana ibitekerezo n'ubumenyi. Urugero, Bill Gates na Warren Buffett bakorana bya hafi, bigatuma bagira ingaruka nziza mu isi.
Ikintu cya karindwi ni ugukemura ibibazo by'abantu. Amafaranga ni ingaruka zo gukemura ibibazo by'abandi. Abakire bashaka uburyo bwo gukemura ibibazo by'abantu benshi. Iyo ukemuye ibibazo by'abantu benshi ni nako wunguka byinshi. Urugero, Jeff Bezos yashinze Amazon kugira ngo afashe abantu kubona ibintu byihuse. Bivuze ko yakemuye ibyifuzo by'abantu kandi aza kuba umukire. Indi nama ya 8 ni ugudatwarwa n'imyidagaduro idafite akamaro. Imyidagaduro ni ingenzi, gusa ikintu cy'ingenzi ni ukumenya igihe cyo kwidagadura n'uburyo widagaduramo. Ubundi ukidagadura, gusa ukibuka yuko ufite business ugomba gukora. Ukibuka ko umunsi wose utaguye kwidagadura, ahubwo ugomba kugira igihe uharira kwidagadura. Niyo mpamvu uzabona abakire rimwe na rimwe bidagadura mu minsi yabigenewe, nabwo ugasanga ari rimwe na rimwe. Nuko umunsi yabo myinshi bayimara batekereza ku hazaza habo, kuri business zabo no ku iterambere ryabo. Ngiyi inama yindi abakire bakoresha. Niba utarakora subscribe, kora subscribe tujye tubana. Ndabashimiye, Imana ibarinde, mukomeze mugubwe neza.